se gusengana n'umuntu numva aravuze ngo mana ati nubwo wampaye inzu ariko mana inzara igiye kuntsinda muri iyi nzu wampaye. Ndangije ndabana burya buri muntu wese aba afite isomo Imana imwigisha. Kandi reka nkubwire iri jambo njya kurihabwa Imana yambwiye ngo hari abantu bamaze gusinda ibyaha, bamaze gusinda ubusambanyi, bamaze gusinda kwica abantu babandi babaroga, bamaze gusinda abantu babeshyira abantu babashyira muri gereza, bamaze gusinda ibyaha. Ngo genda ubabwire ngo uburakari bukaze bw'Uwiteka burabamanukiye. Imana irabambwira ngo ubabwire ngo ntabwo umujinya w'Imana wabavuyeho, ubabwire ngo uburakari bw'Imana burakongejwe kuri bo. Imana idufashe cyane. Icyama umuntu witwa umutinganyi uneza amatwi, mu by'ukuri Imana niho yambwiye ngo genda ubwire abaganga ubabwire ngo uburakari bwotsa, uburakari bukaze bw'Imana bumanukiye abaganga bari gufata abantu bakabafasha gukura mwinda bakagenda abo bana bakajugunya mu matuwarete. Imana irambwira ngo uriya wakoze icyaha nyirizina n'umufatanya cyaha. Imana irambwira ngo bose ubabwire ngo uburakari bukaze bw'Imana bubagezeho. Imana irambwira ngo ibabajwe n'ibibera mu bitaro, mu mahopitari atandukanye, mu mavuriro atandukanye. Imana izi yabakomeye, Imana izi yaboroheje. Umuntu wese uzi yuko yanegirije ibintu by'Imana akabitesha agaciro, Imana iramuziye. Kandi mureke mbabwire nabonye ibihugu bitandukanye bihinduka umwirare. Imana irambwira ngo dore ikintu gitumye biriya bihugu bihinduka umwirare, ngo iyi si yamaze kononekara kubera abayituye. Imana irambwira ngo aho tugeze amahoro agiye kuva mu isi. Ibihugu abantu bajyaga gushakiramo amahoro, umuntu wubashye Imana nimero ye igezweho, nimero ye igezweho. Ntabwo bikiri mu magambo. Imana yambwiye ngo nimero ye igezweho. Uziko nabonye turi gutunga amafaranga menshi cyane, nkabona turi gutunga amafaranga menshi cyane, nkabona bari kuvuga ngo menya bari abantu baragiye ikuzimu. Imana ikambwira ngo umukiranutsi w'Imana igihe kirageze ngo nubundi nawe aba umukire kuko Ana mu izina rya Yesu ndagushimye Uwiteka mwami w'abami. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Uri data wa twese, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, uri igihome kidukingira, uri intwari mu ntambara. Jehova nisi, Jehova Rafa, Amina. Ton pique reboshi se fondre lebeku wasikaya. Twarakubonye dushonje, twarakubonye mu ntambara, twarakubonye mu bihe bigoye. Mana Adonayi, ni wowe wera, ni wowe ukiranuka. Nukuri tuzahamya ineza yawe kandi ntabwo tuzaceceka Mana. Ngaho unyemerera mwami Mana ubane natwe, utugirire neza kuva dutangiye kugeza dushoje. Ibyo tugiye kuvuga bizahindure benshi, bizagirira umumaro benshi. Urakoze nyakubahwa Imana ko wumvise kandi kutugiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Hari abari nijoro tubifurije ijoro ryiza, hari abari ku manywa tubifurije umunsi mwiza. Buri muntu wese aho yaba ari, kubera yuko ibihe byo mu isi ntabwo bijya bigenda kimwe. Iyo turi ku manywa ahandi baba ari nijoro, n'amasaha yacu ntagenda kimwe. Ariko icyambere nuko Imana yo mu ijuru ikwishimira aho waba uri hose. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Turasoma ibice byaho bitatu
ibice byaho ni bitatu. Turasoma n'umurongo waho wa 31 n'uwa 32. Haranditswe ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Amen. Imana ishimwe, kubera yuko Uwiteka mu mirimo ye yose ni umunyembabazi. Ni nayo mpamvu Imana ijya iduha ubutumwa, abantu bamwe bakavuga ngo mbese kw'Imana yavuze yuko uburakari bwayo bumanukiye abanyabyaha, n'ubundi tukaba tubona bihora gutyo, tukaba tubona abanyabyaha bakora ibyaha, abasambana bagasambana, abarozi bakaroga, abajura bakiba, umuntu wese agakora ikibi uko abyumva, kandi tukabona aguwe neza. Ese Imana izahana abanyabyaha ryari? Ariko burya ijambo ry'Imana nararisomye riravuga ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Ubundi Uwiteka iyaba mu mirimo ye yose hatabonetsemo imbabazi, Bibiliya iratubwira ngo twapfa umunsi umwe twese tugapfira icyarimwe, tugapfira gushira. Ariko kubera yuko Uwiteka ari umunyembabazi, haleluya, imbabazi ze nizo zituma tudashiraho. Kubusambana ukabona burakeye, ukajya mu mirimo yawe ukunguka, ugahinga, Uwiteka akakugushiriza imvura mu murima, ukabona ugiye gusarura ejo urariye, uri umurozi, uri umujura, uri umutinganyi, uri umwicanyi. Burya ibyo byose ni imbabazi z'Uwiteka. Ariko Bibiliya ivuga ngo imbabazi z'Uwiteka ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Kandi Imana tuvuga mu kanwa kacu, imbabazi z'Uwiteka zigira igihe zirangira. Hariho igihe kigera imbabazi z'Uwiteka zikarangira, zigacyura igihe. Nukuvuga ngo niyo mpamvu tubwira abantu, tukababwira dushize amanga tudatinya, tubabwira yuko byanga bikunda umuntu natihana, inkota y'Uwiteka irabanguye. Inkota y'Uwiteka irabanguye. Uti ubundi abahanuzi niko muhora, atuwerekera kose niko bihora. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uneze amatwi, iri jambo ritubwiye ngo naho Uwiteka yababaza umuntu azamugirira ibambe. Ni wa muntu wamwubashye, wa muntu uri mu kigeragezo. Umuntu akaba yubaha Imana ariko agahura n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro, abantu bakamuseka ngo ko asenga se, n'ubundi iyo Mana ko itamuhaye urubyaro. Vuga makeya, uvuga uziga, kuko umuntu w'Imana aratungurana. Uko niko Hana yari yarabuze umwana, Penina akamwishima hejuru, akamuvuga amagambo menshi, ariko igihe kiragera Imana yibuka Hana kubera ko yari yarubashye Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nujya ugera ku muntu wubashye Imana ujye uvuga makeya. Uyu muntu wubashye Imana, son pile voshi se fondre. Uyu muntu wubashye Imana nukuri hari icyo Imana yamuvuze, hari icyo Imana yamugambiriyeho, wimureba gutyo. Paulo ngo inzoka iramuruma, baravuga batura muntu arapfa, ariko bategereza yuko apfa barabibura. Hari abantu bazategereza yuko tuzapfa, ariko ntabyo bazabona. Dawidi ati sinzapfa nzarama, kugira ngo nekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Uri mu kigeragezo, imiryango yarakwanze, uri mu ntambara, n'inshuti zakuvuyeho,
uri mu butayu, ubutayu bugenza igihe kirekire, ariko amakuru ufite ni amakuru meza, ngo ufitiye amakuru meza. Ubwo bukene bagusuzugurira ngo uri umukene, aho niho Imana ihereye iguhoza ayo marira, igiye kuguhindurira amateka. Nawe uzaba umuntu ukomeye, uzaba umugabo nyamugabo. Iyo tuvuga ubutumwa nk'ubu bw'uko Imana ihindura amateka, hari abantu bashyiraho komedi bati mujye mubwira abantu iby'ubugingo, ariko ibyo by'ubugingo tubivuga ko twariye. N'uyu munsi njyewe ntariye, ntabwo naza kuvuga ngo ijwi risohoke, kandi kuba nariye hari igihe cyabayeho ndasonza. Imana imbwira ati mwana wanjye, ntabwo ariko bizahora. Reka rero mvugira Imana, kubera yuko uyu munsi wa none Imana iri kumpa ibyo kurya nkabona ntabwo mburaye, ntabwo nirengagije ko hari abandi baburaye. Ikibazo Imana igirana n'abantu bayo ni ukwibagirwa, ukibagirwa yuko waburaraga cya gihe mu minsi yashije, cya gihe waburaraga, ariko uyu munsi ukaba warabyibagiwe. Ukibagirwa yuko wari isuzugurwa mu muryango, ariko Imana ikaba yaraguhaye ijambo. Ukibagirwa yuko wari wararwaye amavunja, wararwaye inda, ariko uyu munsi ukaba wambara congo, ukambara ikositime. Ukibuka yuko kera utari uzi gukaraba, ariko uyu munsi ukubitamo ikote ryawe ryiza. Hari umugabo w'inshuti yanjye, wenda azanabyumva, uri mu gihugu cya Swazilande, niwe ujya ukunda kubona ubutumwa natambukije, naba nambaye neza akambwira ati mukozi w'Imana rwose ngushimiye ko utambukije ubutumwa wari wambaye neza. Nanjye nkamubwira ni ukubera Imana. Twambaraga ibiremo, ariko Imana yaduhaye kwambara udukote twiza nk'utu ngutu. Njya mvuga ngo n'amakositime tuzayambara, biri mu nsezerano. Uyu munsi ishobora kuba nambarira ikote, ariko ejo hazaza muzayamubona ndi gutambutsa ubutumwa nambaye ikositime, kubera Imana. Haleluya! Kubera yuko hari icyo Imana yavuganye natwe, kandi icyo Imana yavuganye natwe ntabwo gihinduka. Imana ishimwe ngo naho yababaza umuntu ngo izamugirira ibambe, kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa ngo ibatera agahinda. Agahinda ufite umaranye imyaka n'imyaka, Imana yarakabonye. Igihe kirageze rero Imana ikugarutseho. Imana ikugarutseho mwene data. Kandi reka nkubwire, wowe uneza amatwi inshuti yanjye, uri aho ngaho mu mujyi wa Kigali, byagucanze, ariko ujya kujya muri uwo mujyi wa Kigali, Imana yavuganye nawe. Ni ukuri, fata umwanya wiherere, wicika intege. Aho ngaho niho abadayimoni bashaka kugufatira, ishaka mwimbaraga. Nigeze mbwira abantu ndavuga ngo burya hari ukuntu njya mbona abantu, ukabona nk'umuntu yikoreye umutwaro uremereye cyane, ariko kuba wikoreye akaba afite abamusayidiye kugira ngo uriya mutwaro ugere ku mutwe. Hari igihe uriya muntu aruhuka, ariko biri bube ngombwa yuko asubukura iki uriya mutwaro. Ni ukuvuga ngo rero iyo abuze abamusayidira, yishakamo imbaraga paka uriya mutwaro akawushyira he? Akawushyira ku mutwe. Ishakamo imbaraga, usenga Imana. Imana irashaka kugutabara, ariko abadayimoni nabo bafunze inguni. Shaka imbaraga, senga amasengesho yo gukubita inguni z'abadayimoni, kugira ngo n'ubundi Imana ikora ibyigambiriye. Turi ku ijambo rivuga ngo naho yababaza umuntu, ariko izamugirira ibambe. Imana ikugarutseho. Yabonye ukuntu bagusohoye mu nzu wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, yarabibonye we. Ahangaha ndi mu butayu, nk'uko mubizi tujya twigira mu butayu gusenga. Mu by'ukuri tukigira mu butayu gusenga, twagirirwa ubuntu n'Imana ikaduha amakuru.
hari abantu twari turimo dusengana mu kanya ariko bo baratashye, numva umubyeyi umwe ateruye isengesho aravuga ngo Mana, bambwiye nyir'inzu yambwiye ko uyu munsi nindara nishyuye inzu muvira mu nzu, none Mana agahinda kanje nkazanye imbere yawe, Mana bari wowe undengera. Ndebye ku ikofi yanjye sanga rwose pe, sanga ikofi yanjye nanjye iri guhamagara nta kintu kiriho. Bene da, asenze isengesho, ndavuga ntiyo ngira uko mugenza nanjye mba ngize uko mugenza. None rero ndimo nkubwira mwene data, wowe uri mu nzu yawe ukaba usenga Imana, ujye ubiha n'agaciro uvuga uti ngiye kuba ndi mu nzu yanjye natanze iki. Abandi bari gusohorwa mu nzu kubera ko babuze ubwishyu bwo kwishyura inzu, ujye ubiha agaciro. Wowe nubwo ugikodesheje, Imana yaguhaye akazi, kwishyura inzu ntibikugora, ariko abandi bari kuzisohorwamo. Ni ukuri mperutse gusengana n'umuntu numva aravuze ngo Mana, ati nubwo wampaye inzu, ariko Mana inzara igiye kuntsinda muri iyi nzu wampaye. Ndangije ndabana burya buri muntu wese aba afite isomo Imana imwigisha. Kandi reka nkubwire, buri muntu wese afite ishuri rye. Ushobora kuba uri mu nzu yawe ntawe uri kukubaza ikodi, ariko ukaba uhanganye na keredi yenda kukugira umusinzi, nawe ubwawe uragenda ukumva urukudandabirana kubera amadeni. Uri mu nzu yawe, undi nawe ahangayitse kubera kuvuga ati ukwezi kurashira, inzu ndayishyura iki. Undi ahangayitse kuvuga ati ngende mu nzu yanjye ariko ibyo kurya ni ikibazo. Buri muntu wese afite isomo rye. Undi ahangayitse kubera ko yabuze urubyaro, undi ahangayitse kubera kuvuga ngo abantu bari kumuvuga ngo asaziye iwabo, ngo uriya ntazubaka. Undi ahangayitse kubera iki, yarize ariko yabuze akazi. Undi ahangayitse kubera iki, n'ubundi aho afite ikibazo cy'uburwayi. Undi ahangayitse kubera ko umugabo yamutaye. Undi ahangayitse kubera yuko umugore amuca inyuma. Undi ahangayitse kubera yuko abana bamunaniye. Undi ahangayitse kubera yuko arakora bikanga, icyo akoze cyose bikanga. Ariko ndagira nkubwire ngo fata agahinda kose waba ufite ugatura Imana. Haleluya. Uku kwezi kwa gatanu kutararangira, ni ukuri kwa gatanu kutararangira kuri kubura iminsi ingahe se gusa naho kurangiye. Nyemerera umbabarire, reba ahantu ugenda wiherera, nushaka n'ibyo kurya ubireke, agahinda kawe ugenda ugatura Imana. Uku kwezi kwa gatandatu Imana irakugirira neza. Ukwezi kwa gatandatu Imana irakugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze bityo, hari Imana. Ubutumwa Imana yampaye bufite ibice bibiri. Iki ni igice cya mbere cy'ubutumwa Imana yari yampaye. Reka twinjire mu kindi gice cya kabiri cy'ubutumwa Imana yampaye. Twatangiriye mu maganya ya Yeremiya, noneho tugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 4 umurongo waho w'8. Igice cya 4 n'umurongo waho w'8. Reka dusome duhereye ku murongo wa 6 turageza ku murongo w'8. Haranditswe ngo mushinga ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure nimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yahagurutse aviwe. Azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Nuko nimukenyera ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Imana itubabarire. Iri jambo njya kurihabwa, Imana yambwiye ngo hari abantu bamaze gusinda ibyaha
bamaze gusinda ubusambanyi, bamaze gusinda kwica abantu b'abandi babaroga, bamaze gusinda abantu babeshyira abantu babashyira muri gereza, bamaze gusinda ibyaha. Kandi barumva ubundi iyo umuntu yasinze rimwe na rimwe ari ujya kumva ngo shango nge nakwereka ngo burango nge nguranze sha ngo nge ngo n'abagabo nka batanu ngo nabashyirara nkabakubita. Nyamara nubwo ari kuvuga gutyo umukozeho yahita hirima. Hari imbaraga z'umusinzi ko tuza abasinzi uko bamera, ariko uko tubizi hari abantu biyemera nk'abasinzi. Umusinzi yiyemera yumva ko ari we munyembaraga ukomeye kurusha n'abandi. Imana irambwira ngo hari abantu bari kwiyemera, bakiyemerana ibyaha, ngo genda ubabwire ngo uburakari bukaze bw'Uwiteka burabamanukiye. Imana irabambwira ngo ubabwire ngo ntabwo umujinya w'Imana wabavuyeho, ubabwire ngo uburakari bw'Imana burakongejwe kuri bo. Imana idufashe cyane. Icyama umuntu witwa umutinganyi uneza amatwi akumva ubu butumwa, icyama njya nkunda kubivuga, icyama ubu butumwa turabuvuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko hari igihe bizasobanuka ubu butumwa bujya no mu Cyongereza, n'abumva indimi z'amahanga babwumve, bujya mu Giswahili abumva igiswahili babwumve, bujya mu Gifransa abumva igifransa babwumve. Hari igihe ibintu bizasobanuka. Nzi yuko mu gusenga ibintu byose birashoboka. Imana yambwiye ko ubutumwa impaye buzagirira umumaro amahanga atandukanye. Ariko uyu munsi wa none wowe uneza amatwi uri kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, nukuri birashoboka yuko waba ufite inshuti y'umuntu utumva Ikinyarwanda, nawe ubu butumwa buramureba, kuko Imana iziye amahanga. Iri jambo niko ritubwiye ngo mushinga ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure nimurushye muzuyaza. Ndabwira aba basambanyi ngo nibatiyarura uburakari bw'Imana bwotsa burabamanukiye. Ndabwira aba bantu, hari ahantu merutse kugera numva biranambabaje, sanga umuntu w'umukobwa avuye kwa muganga yarasambanye, amaze gusambana n'ubundi abarasamye asama inda, indi irakura, none arangije ajya kwa muganga. Ajya kwa muganga ngo bayimukuriremo. Ageze kwa muganga, abaganga baramubwira bati reba iyi nda ni nkuru ntabwo twayikuramo, yari inda ikuze ubona igeze nko mu mezi 7. Nukuri noneho numva birambabaje mu by'ukuri. Mana niho yambwiye ngo genda ubwira abaganga ubabwire ngo uburakari bwotsa, uburakari bukaze bw'Imana bumanukiye abaganga bari gufata abantu bakabafasha gukura mwinda, bakagenda abo bana bakajugunya mu matuwarete. Imana irambwira ngo uburakari bukaze bumanukiye aba bantu bari gukura mwinda. Umuntu yasama inda akavuga ati nta mwana ashaka kurera, agahita agenda akajya kwa muganga bagahubuzamo bakajugunya muri tuwarete. Imana irambwira ngo mbabwire ngo uburakari bukaze bw'Imana bubagezeho. Imana irambwira ngo uyu muntu wakuye mwinda n'uyu muntu wamufashije kugikuramo. Imana irambwira ngo uriya wakoze icyaha nyirizina n'umufatanya cyaha. Imana irambwira ngo bose ubabwire ngo uburakari bukaze bw'Imana bubagezeho. Imana irambwira ngo ibabajwe n'ibibera mu bitaro, mu mahopitari atandukanye, mu mavuriro atandukanye. Imana irambwira ngo iyi birebye yicuza n'icyatumye mubona ako kazi. Imana idufashe. Wagiye muri ako kazi usenze Imana, Imana iguha akazi igira ngo uzagenda usiba icyuho umenye uguriwe, ariko ibyo uri gukora uyu munsi bibabaje Imana, bibabaje Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo Imana imanuwe no guhana umuntu wese witwa yuko yashyize Imana mu kanwa ke mu buryo bw'uburyarya cyangwa mu buryo bwo kuriganya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nimusengere mu mwuka no mu kuri. Aba bantu basenga Imana ariko ari abanyabyaha bafite inkovu z'ibyaha, Imana irabazi. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimushinga ibendera aherekeye Siyoni kandi mwiyarure nimurushye muzuyaza. Nibangahe bafashe umwanzuro wo kwiyarura bakava mu byaha.
ni bangahe bafashe umwanzuro wo kuva mu byaha? Hari igihe abantu batureba twibereye mu butayu bakavuga batariko bari abantu kubera iki batagenda ngo bajya ahantu h'imvip bavuga Imana? Twebwe turi abanyabutayu. Erega Imana yiyeretse Mose mu ishyamba. Ninde wabashutse? Yesu yavukiye hehe? Mu kiraro cy'inka. Yavukiye hehe? Hariya mu muvure, bamuryamisha mu muvure kubera ko yari yavukiye mu butayu. Ubundi tubivuze tubyeruye, Yesu nawe yavukiye mu butayu. Ni nayo mpamvu yakundaga kujya mu butayu. Natwe kubera ibyo twagiye tubona n'imbaraga z'Imana, twabonye yuko gusenga Imana, kugenda ukiherera mu butayu ugasenga Imana, Imana ibona ko nta cyiza kindi cyakuzanye, nta cyubahiro. Iyo turanga tuba twasize amafiyeri n'ibyubahiro n'ibindi, tukaza kwihererana n'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri muri Europe, waba uri muri Afrika, waba uri mu bihugu bitandukanye, hose Imana irahageze. Imana izi abakomeye, Imana izi aboroheje. Umuntu wese uzi yuko yanegirije ibintu by'Imana akabitesha agaciro, Imana iramuziye. Kandi mureke mbabwire, uyu muntu wubaha Imana bikuye ku mutima, uyu muntu wubaha abantu b'Imana akabagirira neza, uyu muntu wubaha abantu b'Imana akabafasha, uyu muntu wubaha abantu b'Imana nukura akabasayidira, uyu muntu wubaha abantu. Erega mureke mbabwize ukuri, Bibiliya iravuga ngo tugirire neza abantu bose, ariko cyane cyane abantu b'inzu y'abizera. Niba ujya kugirira abapagani neza, nawe hari aho warenze. Hera muri ba bantu b'Imana, bari abantu b'Imana batagira icyo kurya, baha icyo kurya. Bari abantu b'Imana, cyakora ugenda no mu bitaro usura abarwayi, genda ufashe imfubyi n'abapfakazi. Urebe umukozi w'Imana utagira umwambaro umwambike, urebe umukozi w'Imana ugize icyo akenye, umufashe. Ndankunda kubivuga ngo buriya abakozi b'Imana, Imana ibigisha ubutayu burebure cyangwa se ubutayu buhambaye. Nukuri urebe uvuga uti, njyari umuntu umwe wambwiye ati ngiye ufite impano yo kureba, ati nshobora kukwitegereza wowe Vedaste nkamenya ngo mu bintu ukeneye n'iki n'icyo ukeneye. Usenga Imana uvuga utese Vedaste akeneye iki mu buzima. Numara kumva ko ari icyo ngewe nkeneye, wumvira umwuka wera icyo agutegeka. Erega nguko gukorera Imana. None se uzajya kuvuga ngo ngende umukozi w'Imana uri kumena umuceri ngaho kote boroke warayiborotse, amafaranga wayaborokeyeho, nyamara hari abantu b'Imana n'ubundi bari mu butayu bwo kubura n'icyo kurya n'icyo kwambara. Uri gukorera Imana ya hehe kuri kubeshya? Njya nkunda kubwira abantu, iyo mvuga ibisu kugira ngo nyamuneka wenda ngo njyewe iyo mbonye umugisha mukeya kandi ni imbere y'Imana, niba mbeshya Imana yancira urubanza dukeye Imana impaye. Ngerageza pe, ndi imbere y'Imana, ngerageza kudusangira na bene data bandi bababaye. Icyakora nuko bimeze, ndeba wa muntu w'Imana, hari abantu b'Imana bababaye pe, hari abantu b'Imana bababaye. Nukuri natwe turababaye, ariko nanone nukuri ushobora kubura aho ngaho. Hari igihe njya kubona nkabona umuntu w'Imana dusengana, arambwiye ngo basohoye mu nzu, nkareba nkavuga nibuse ko nanjye nta bushobozi, ariko nkakora iyo bwabaga, nkavuga nuko biri kose nibura reka ngufashe. Niyo mpamvu nanjye uko mba nikuyeho gake yafite nta nako mfite. Nukuri umuntu wese agizwe n'undi. Fasha mugenzi wawe, nawe uzabona abandi bagufasha. Nanjye nkeneye ubufasha, nawe ukeneye ubufasha. Uko turutanwa mu byiciri, nimureke dufashanye, dutahiriza umugozi umwe nk'abagenzi bajya mu ijuru. Ibyo nibyo byubahisha Imana Data. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo Imana ishaka nuko twera imbuto, kuko ngo izo mbuto twera nizo zizagaragariza b'abapagani yuko turi abantu b'Imana. Ariko ijambo ryatubwiye ngo intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga arahagurutse aviwe
azanywe no kurimbuza igihugu cyawe, azanywe no kurimbura igihugu cyawe ngo kigahinduka umwirare. Nabonye ibihugu bitandukanye bihinduka umwirare. Imana irambwira ngo dore ikintu gitumye biriya bihugu bihinduka umwirare, ngo iyi si yamaze kononekara kubera abayituye. Imana irambwira ngo aho tugeze amahoro agiye kuva mu isi. Ibihugu abantu bajyaga gushakiramo amahoro nabonye byabuze amahoro. Mbona abantu benshi bari gushaka kubivamo, ariko inzira ntayo. Imana irambwira ngo amahoro asigariye ahantu hamwe gusa, ku muntu wiringiye Imana, kubera yuko iyi si yamaze kononekara n'abadayimoni bazamukiye muri yo kubera ibyaha. Buriya ibyaha, niba Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Ntuzihumurize ngo njyewe nzabona amahoro kandi uri mu byaha. Ayo mahoro wayakura hehe? Ntayo wabona. Ijambo riratubwiye ngo mukenyere, ngo imidugudu yayo ikaba imisaka igasigara itagira uyituyemo. Ngo nuko nimukenyere ibigunira mucure umuborogo muriye, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Uburakari bukaze bw'Uwiteka buracyana kuriho. Aho waba uri hose, waba ukomeye, ufite vewiti nziza ugendamo, ariko uburakari bukaze bw'Uwiteka bukuriho. Uravuga rikijyana, urica ugakiza, ariko uburakari bukaze bw'Uwiteka bukuriho. Ndagira ngo nkubwire ngo nta n'uwafungura udushumi tw'inkweto zawe kubera icyubahiro ufite, ariko uburakari bukaze bw'Uwiteka bukuriho. Kandi nabwiye abantu ngo hirya y'umugabo harundi. Nuko ndagira nkubwire ngo hirya y'umugabo harundi. Urumva yuko uri umunyembaraga, ariko hirya yawe hari undi munyembaraga witwa Uwiteka. Uyu nguyu rero ubwo ahagurutse akabaje guhindisha umushyitsi akabaje guhindisha amahanga umushyitsi, uzamuhungira hehe? Nujya no mu kirere mu ndege uzasanga ariyo. Yewe niba uzi no koga mu nyanja nujyayo uzasanga ariyo. Yewe nuvuga uti reka fata icyogajuru nje mu kwezi, aho ngaho naho uzamusangayo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uneze amatwi, ikintu Imana ipfa nawe nuko wihanuye umunsi ejo ukabisubiramo. Ihanire kureka, urihana gusambana ejo ukongera ukabisubiramo. Mbese ntufata umwanzuro Imana yabuze igice yagushyiramo, ariko uyu munsi wa none fata umwanzuro wihanye, Imana irakubabarira. Nukuri Imana irakubabarira, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yacyagufitiye imbabazi. Reka twihuse dusome ijambo riri mu Migani 12 umurongo wa 3. Haranditse ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi. Nubwo wibwira yuko ukomereye mu byaha, ariko ndagira nkubwire ngo gukomera kwawe ni ubusa. Mu kanya gatoya abantu bazagushaka bakubure, kubera yuko Bibiliya tubwira ngo nabonye umunyabyaha agaye nk'igiti cyishimiye ubutaka, ngo ariko narahanyuze n'ubundi ngo sanga adahari, ndamushaka ndamubura. Ariko umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Abakiranutsi Bibiliya bavuga iki? Yesaya 3 umurongo wa 10. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Igihe kirageze ngo umukiranutsi w'Imana yibukwe. Bibiliya ivuga iki muri Zaburi? Hari ijambo rivuga ngo azashisha nk'umukindo, ashyirwe hejuru nk'umwerezi w'Ilebanoni, ngo kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Igihe kirageze ngo abakiranutsi b'Imana dushishire mu bikari by'Imana, kuko Imana yaje kunyereka intebe nziza y'icubahiro. Mbona hari umuntu wari uyicayeho, yishingikirije ku cyaricyo, yishingikirije ku mashuri, yishingikirije ku buranga, yishingikirije ku cyubahiro, yishingikirije havuka, yishingikirije ku miryango, yishingikirije ku mafaranga afite. Mbona umuntu araje aramubwiye ngo va kuri iyo ntebe, yanga kuvaho kubera icyaricyo. Mbona aramuhiritse, ngiye kubona mbona ya ntebe ayivuyeho. Mbona ya maboko yaramuhiritse afashe umuntu w'umukene. Ngiye kubona mbona yicajwe kuri ya ntebe. Ngiye kubona mbona ifilime ye, mbona isura yirahindutse, mbona abaye umunyacyubahiro. Imana irambwira ngo abantu bubashye Imana, baba ari abasore cyangwa abakobwa, baba ari abagabo cyangwa abagore, baba ari abana batoya, umuntu wubashye Imana nimero ye igezweho.
ntabwo bikiri mu magambo. Imana yambwiye ngo nimero ye igezweho. Uzi ko nabonye turi gutunga amafaranga menshi cyane, nkabona turi gutunga amafaranga menshi cyane, nkabona bari kuvuga ngo menya bari abantu baragiye ikuzimu. Imana ikambwira ngo umukiranutsi w'Imana igihe kirageze ngo n'ubundi nawe aba umukire, kuko Imana iramwibutse. Mwibuke ijambo rivuga kuri Yosefu. Imana ishimwe cyane. Itangiriro 26 handitse ngo iki? Ni Isaka, ni umugaragu w'Imana Isaka. Igice cya 26 Itangiriro umurongo wa 12 haranditswe ngo Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka, yeza ibirutaho inshuro 100, Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Igihe kirageze ngo natwe tuba abakire cyane. Ni ukuri harahirwa umuntu witeganyirije, akamenya yuko Vedaste nyiri mu butayu, akavuga ati mwana w'Imana, akamereza n'igihumbi atuzagure kaje. Igihe kirageze rero kugira ngo Imana itabara abantu bayo, ariko wowe urahirwa. Wowe ukiri kure ukavuga ati nyamara Vedaste aracyari mu butayu, uwamugirira neza, uwamuha kaje, uwamuha kamfata, uwamuha gasukari. Wowe uri kwiteganyiriza. Igihe kirageze natwe twibuke n'Imana wa. Ntabwo ari njyewe nyine n'abandi bagenzi banjye. Ubutayu tubutinzemo turi benshi. Hari ababyeyi batinze mu butayu bwo kutabyara, hari ababyeyi batinze mu butayu bwo gutotezwa, hari ababyeyi batinze mu butayu bwo gusuzugurwa, hari ababyeyi batinze mu butayu batinze mu butayu bw'ubukene bw'inzara. Hari ababyeyi batinze mu butayu, hari abagabo batinze mu butayu bagenzi banjye. Barahari. Hari abasore n'abakobwa batinze mu butayu bwo kudashaka, ariko Imana ibibuke mu izina ryayo. Mureke dusenga Imana. Ndumva Imana igiye kwibuka abantu bayo, ariko ngo inarivuye mu kibira cyayo irasohotse. Umurimbuzi w'amahanga avuye, arahagurutse, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Ibihugu byinshi bigiye kuba umwirare kubera ko ibyaha babyuje. Mbese bafashe amazu yabo, barangije bayagira sitoke y'ibyaha. Mu yandi magambo bafite sitoke y'ibyaha. Mbese ibyaha bava mu cyaha bakajya mu kindi, bagotomera ibyaha nk'abagotomera amazi. Ariko Imana irambwiye ngo imanukanye inkoni, imanukanye umujinya, imanukanye uburakari. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu butumwa buri mu bice bibiri. Umuntu wese wumvisha ubu butumwa, ndakeka neza nashidikanya yuko buri wese yiyumvisha icyiciro cye, kandi numara kumva icyiciro cyawe, nukuri ubwira Imana ngo Mana, icyo nyeneye ni imbabazi zawe. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye Uwiteka murengeze ubugingo bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana nyagora ku ngoma iteka, urera kandi urakiranuka. Message wa Mana ndayitambukije igiye kugira ku bantu batandukanye, buri muntu wese. Mana Adonai topile voshise fondre, ndasenze kugira ngo Uwiteka murengeze ubugingo bwacu. Iyi message izagirire benshi umumaro, kandi abagiye kuyumva, haleluya, abagiye kumva iyi message, abagiye kumva ubu butumwa, bagafata umwanzuro, uzabagirire neza. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bizabe kuri bo. Kandi Mwami Imana, nukuri turasenze, uhindura amateka. Uyu Isaka wamugiriye neza, natwe tugiriye neza. Uyu mwaka wa 2026, uyu mwaka wa 2027, Mana, iyi myaka tuzabona ineza yawe Mana. Uzaturinda amakuba n'ibyago, uzatwagurira imbago. Uko niko Yabesi yasenze, ndetse nutwagurira imbago natwe tuzagukorera, kandi tuzahamya ineza yawe. Tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije n'ibiri imbere. Ngaho byose nubikorere kwiyubahisha, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.